waramubuze se? Hashize igihe kinini twaramubuze pe. None ko mutatanze amatangazo kuri radio. So urumva nyine nibyo twari turimo twagira ngo tubanze tubaze hano mwigiranye nawe nyine wenda twumve niba ari amakuru y'umwana mufite. Inde wabarangiye se kwa Nkusi? Nese ubwo urumva turanye n'abandi bantu ntabwo utuye wenyine ntabwo babiyobeye of course. Yeah. Rero ndumva nge ntacyo nagufasha umukobwa ndabona nta munsi rwose. Ntago waba hano. Ese warebye ifoto ye neza urabona ntabwo muzi. Se ntoyinyiritse wa mukobwa. Sundi wewe bakwitana. Ngiye nitwa Vanessa niko nakubwiye. Vanessa. Okay. Vanessa wera rero ntabwo muzi. Hano wigize aba hano rwose. Wagenda ugashakira ahandi cyangwa se atanga amatangazo kuri radio. Nabyo byabufasha. Okay. Ndumva nyine icyo cyo gisigaye gukorwa gusa nyine twari tuje kubabaza wenda twumve niba ari amakuru ye mwaturusha kuko nyine muraturanye mutoye mu nzu zimwe. Numva uri gushimangira nkaho muzi kandi naguhakaniye si. Ntago ndi kubishimangira niyo mpamvu nanjye narinje kwibariza nyiri bwite. Nako nagusubije. Ntawe nzi. Okay. Wizi gendo baze n'ahandi cyangwa se uje baze mu chef w'umudugudu uti hari umuntu muzi abo bagufasha n'abayobozi. Sibyo? Okay, nta kibazo murakoze mwirirwa. Sawa komeze kwiyanga. Ese rutangira bintu koko ubu ni ibiki niba cyaje twaramubuze tugira gute none reba wasanye umuntu wabandi wamushimusa umushyize hano ibi ni ibiki koko ndase kunda abagore mwabaye rutangiye nifite ubwo bw'ikisi rutambe je nifite ubwo bw'ikinyije no sura abona usigaje iki ngo mwice kumwice se nagwe kumwica natoroka hano se mumva mubwire iki nagomba gukoresha uburyo bwose kuburyo n'umugore asimire bako ariko urihuse rero wa mugabo we urihuse nyene ariko wabaye je ntabwo ibintu birimo giye rutanga mubwiza ukuri ego twarabisangiye nazo n'igitekerezo ariko ngiye ibintu bivuye mu rwose urashaka kunterera je ntabwo mageragera imbereye ni ngiye bere noneho none se wagiye kubikora tutabigiye imina mu bundi gute igitekerezo cyo gusinjira n'umugore wa professor wakizanye asize nkubwa ngo umushimwe mu Rwanda barashimwe kubera se cyo dashimuta ubu warebye filime nyinshi za Jetri sawa rero mbese ubugore iki wajuje ubwenge ariko wajuje ubwenge ara mbabarira umushigo twatangira ugiye kunkunamo ugiye nyine ndakubwa ngo nkunda ubuzima bwanjye kurushwa ngo ukunda njye mageragere banyogosha agapara hejuru y'amafoto ubwo ubwenge cyo kujana mageragere ubu batatujyana urabona n'umugore azagumana atazatoroka subwo ibyo bindekere ngifite ibizo zabigenza karanga uzamenyekana ubwenge bwa buke wavuze gahoro ubundi urabona aramutse asakuje hano kaza asakuza gute kana mufite umuntu tanakwihakana wanyihakana umenye itarunzi ku buzima bwanjye bwo rutandagiye asege kwamwe kuzabona mu bino mu byiza ubutanje kumwe ibi wizaniye ugagahora igitekerezo ngaro kizanye igitekerezo cyo gufutura umukobwa sinzaniye igitekerezo cyo gushimuta umuntu utaha ubona gara amafoto y'amaricyo watanye bavuga ngo tumufotora yambaye gusa turi kundi kumukobwa none bya mafoto yerekana ko agasi kayagenewe bitakunda je rutambise nyangundi ibintu bininze ngewe ubakora ibintu byihuta niyo mpamvu ugomba no kwihuta ujya mageragere rero niyo mpamvu kujya byamageragere kubisa n'ujya naye kubwe ngo nyendigendera utanzabanza uragiye rutanye ndigende ahubwo naso ufite kurusha kuri nuba rebaho nabereye kubagiga ifite ubwoba harakwaye nuko nawe karakasa ngo uregisha kumbu zeru rota twatikinanye debe nyicura bizi ariko izo zirambenze hasi bikurenze zirenze umufana nawe wafashe tugafatikanya umuntu tukamukuramo inyandiko urutanye kuzana ubwo ibintu byo gutraumatiza umuntu aha naheze ngiye guha kuri botike ngiye guha iki bari bantumye nyine utuntu turi aho two guteka ngiye gutekera sobuja gutekera bosi
ahubwo mugenda gukumbuye uzaza mu rugo ryari Flora ntabwo ari vuba ahangaha rwose sinzi ko nzanagaruka. ese kubera iki ngenda Hari ikibazo ufite se mu rugo nturya ukaryama? ikibazo se mu cyangwa Niba ufite ikihe kibazo? nyira mu rugo hari undi nimba ari umwamwita umugore banamwita umukobwa abo nanjye nzikora Aka kanya Nkusi yahise azana undi mugore? ese amuzana ariko ariko n'uburyo byo kwa Nkusi byagushishikaje waje tukagenda. Ese warese bakanyibwira uranshaka iki? Maze urafu ubwo ratangiye ratanyibwirira Nkusi yazanye undi mugore. yaramuzanye ariko ashana umugore ureba nabi Barabana mu nzu se cyangwa ni kwa kundi yaba ashaka kwisaidia nyine akagenda? ari igihe aza akamara weekend yose nyine bari kumwe mu minsi abigize akazi nk'inshuro nk'eshatu nyine ariko nyine ntabwo ari umugore mwiza Aho usibye ko dukoze twigiye mugira umunwa byo uri Reka undi mwana ratanyibwirira. uyu ni mabuzanye kandi Sinateke amukorera ajyagaruka Uyu ninjye wamutumije kugira agere mu ruriya rugo. Byose byari ukuberanye. Ubu Nkusi ntabwo yarashakiye umugore kuko nari maze kumutwitira. Ariko umunwa wawe wowe wambujije amahirwe. uje bari bazi n'ijya bakwirukanye. Ratanyibwirira rwose Flora. Njye ugomba mbuze n'icyo nakubwira. Kuma numva wagaruka uwo mugore nawe no kumbwira ngo cishwa ha ngo akira mfurira Icyo cyane se wagiye uryihurira. ha namwihorera ko Basi se bakongeje umushahara. byahe baracyari yayana Njye ubwo babimba. Ubu buragukora akazi ushinzwe umugore akubwira nabi. Ariko reka umwana. Nuko utatutunganyije ibyo bakubwiye. Mbarumbize umwana uramubwira namuhuriye. Ubu sutwe kuvuga se ibyo byo. Ubu sutwe se hari ubwo wari kubibwira sinjye ari kubibwira. Tugere cyane igendeye ngusige hano. Wagiye se nziri kujyana. Umenye ko nimutse ubwo ngubwo akora ya wagiye ureka kumera gutyo. Nyine reka abanze banyibwirira inkuru ndaje tugenda. Ese ko ugiye kuncumbikira nibyo biri gutuma ngira gutyo. Cumbikira. Mbabarira cyane. ariko tugwabwiki Ako umushinga nyina twapanze harimo gutraumatiza umuntu. Ubundi rutaka. ngambwe ikifuzo cyawe noneho ikifuzo cyawe Ikifuzo cyanjye sinikiye ko bya umaze kumutraumatiza n'ubundi avuye hano yadutanga. urashaka umuntu ukagenda rero Rutasinga uko ndasubiza twapanze diro nyinshi ariko izo zirenze umufana. ugiye gukora iki ubu Rutanyere reka mu bwagatekerezo sibyo? Bakubona umuntu w'umugabo ufunzwe n'umuntu w'umugore si kimwe sibyo? Ngiyewe wareka nkaba ngiye zazakemuka nkaza. mbese ugiye kunsiga mu bibazo ugenda ubona amaje kubitwara Ariko Chantal ko yagusize we ntabwo wamukundaga ntirirwa dore cyo cyiza cy'abagore nicyo ngicyo mbakunda abari nge Yezu andi ryo kurya ikigoro urabona ese mbere uramutse ugiye sinkirije byagenda bite nyine nutakirya waritse ibintu by'ubwoko by'amafu reba nyine aho kugira ngo ngire ubwoba mane ukunura muntu ameze ameze ati se wamukubise turano nihangana ahubwo ndashaka kumenya uri muntu ki uko nsanze uri yindi karita ngende rutambire kajye yumva rutambire uri rutambire rwose baba muri butambike n'ibirenge by'amageragere ariko by'amageragere ngende bikubeshye ngende n'wajyana amageragere ngiye rutamba baratwubahana niba ushaka kugenda ngende nzabikemurira rutana ngende nzabikemurira nta kibazo ariko nagukundaga uzakomeza muri cyangwa uzanyanga ibyo kure bigende zonereranye icyo musabye ni kimwe gusa ugire gutya ufungue umunwa wawe njyewe rutaho kugira ngo bazamfunge inzira wowe kubera ibitekerezo byawe bifite ubundi ko twajyaga tujya inama waje kurengera kuri rwa rwego gute ese ntabwo twacera tukabiganira utagombye kuzana iby'ubugore nyine tuganire ndashaka kubwira tuganire kuki nyuma yo kwamukubise ko yakagera wowe genda za kwishakira ibindi sibyo uzangura ibyo nagezeho genda nyine mutana wikunda urankunda nteranye usize mu bibazo babarira n'ubundi abagore nuko mwabaye sha iyo bigeze ahantu bikomeye muhita mwigarapa abantu oya osi njyewe rutane nzabyikemurira njyewe mwana icyuma cy'inyundo nzakujyemurira gusa ntuzangemurira njye nzigemurira sawa hala zangemura nuko abanyihindutse kwe ibintu twapanze turi kumwe turi babiri nuko abagore bateye Rata Flora none se uracyafite ya telefone cyangwa se arayikwambura none se umva ugenda nawe ugende ndumva uri radio ugezwe Nkusi ko asigara umugore wawe ndi radio wowe mubimubwira ndi umugore wawe se nasezeranye nawe he genda umugore wawe ntunwitiye nitugiye kubana mu nzu maze rero wabonye indirimbo ariko ngewe abantu batagize icyo bamariye umuntu rwose nyine ashaka kuganira na mabuje we ntacyo nkumariye akira hatashyira muri nimero yawe nzajya nkwibariza amakuru surabona n'umwana ari kuzongera kumubona gute kwa Nkusi ntajye njyayo nese uribwira ko ibintu byanjye byose nabizanye ntibyasigaye wowe uritere kuzasubirayo ntabwo nzasubira kubana nawe ariko nzajya kuzana ibintu byanjye nese nzabaho ntafite imyenda uzayingurira se nakubwiye ko nabuze amafaranga ariko kwitaho
yari ifite nayo ni y'agaciro ndayishaka rata Flora reka nze mpita nanaguhamagara nanjye sevingi yanjye ariko mabuja nyine kire nawe urebe kugaruka mwarurira rugo byo ntabwo areba icyo ariko wowe ko ndumva washyuhagujwe nashyuhagujwe se wavuga kwa musika tukagwa ariko ibigihe cyari gishize namubona cyo kuziratsetse usinganira kumuhora iki niba yumva gukeneye ntave kwa musazi tumuha akazi ese ko mbona umushiho ukwisha uzuma akazi oya ngenda mushaka nyine aho ndi naze tubanirega yari data hari ubwo ubuzima bwazahinduka ukava ko no kwa nkusi ukaza tukibanira ayi niki se ukabara no ku ubundi se niba uri kwirata ko ufite ikintu mari warese tukamudeturana akava kwa nkusi akaza tukabana njye nizemo buza kuvayo kuko wajya umuseba yarabahaye imiti ibiryo yo kwa nkusi nashaka kubita namyeneka amafiriti iwanjye harimo depo y'akabido k'amavuta uzaje kwa nkusi uze tukwijyanira tubane nyine ese wambwiye ko nkunda nagiye utabishaka apo ibyo yakoze ubyihoreye utarabyara se urashaka umukozi w'iki ukumaze iki nzajyanirwa mu mirimo wongeye uzashaka umukozi wabyaye kugira ngo agufashe kumesa imyenda y'umwana ako nk'ubwo wabaye umva aho ubera fake mabuja njye wanje kukubera umukozi cyangwa nje gabanya amagambo uze tugende mabuja ahubwo ndi gutererwa nanjye bari kunuma sowe wanditse nk'uguri urasi Vanessa mubyara wawe werara mana yanjye pfa ntambone Kizimana aragiye ntago ambonye umva noneho yari kunkwiza abantu bose sinjye wahera Shauri ndugu yangu ubundi mubazo bikomeye cyane ibibazo bwoko kizuye umuntu mwawe ufite amafaranga bamubwirirayo wamfasha kiriya gikorwa ugashaka umwagikura hariya wakijugunya mu gishanga wakijugunya muri borodire ariko kivara kabisa uvuze ngo iki none se byagenda bite uraza kumariya se ariko ruta uzi ko nagukorera akazi ako kanabanje no kugatekerezaho muntekereza ahantu uzashyira uriya muntu none naguze ibyambayeho uzi ko cya kigobwa kigiye urukumva kimwe tubana mu rugo cya kigore cyawe se cyanyihindutse n'urwango cyavuze ngo kiragiye ngo ntabwo cyakubona ngo nashimusa umuntu ngo kikabona kibirebera ngo nacyo bazagifunga ngo nakigenda ubu ufite n'ubwako kizandaburiza ariko byakubwiye nibyo babize iribi imajije kumenya cya polisi bahita bagutanga aho rero n'abaragira bavura mu gafe hariya none ndagutwara musanga nyara muri karakazu bahita bamera nabi cyane none uravuga ngo ndagutoranya ndamujyana he ndamukoresha iki ariko sinagurutira mani ku mafaranga z'amafaranga byose abikora mwe mumfate muri hano mujugunye nawe turamujugunya ari muzima we mujyane n'ingoro mu gihe cy'amasaha y'ijoro mufuka igitambaro mugire mushyire nk'ahantu mu ishyamba aze kubyuka ukabona ari mu gihuru ukumva urabizi ukuntu nimeze aho kazi uri kumwe ntakoroshye kamva kandi urakuba kabiri ku mafaranga wari wamaye njya oya ntabwo bishoboka ntabwo kabiri gute umushinga utaraguha amafaranga hafi miliyoni n'igice miliyoni na magana arindwi none nongera n'andi yo kugera kumushyira ahandi hantu kujya kumujugunya nibyo bikomeye ntabwo mujugunya byo kumuta kumwica mwe maragenda mwicaza ahantu ugiye umva mubwiye ukuntu bigenza ntabwo ngenda none ibintu uri kuvuga sinzi niba uri kubanje kubitekerezaho none se kubera iki ndetse ibyo ngibyo bikunaniye uzi ko tugiye kujya kumujugunya uri kuvanye n'umujugunye aba ari aho ngaho ejo n'ejo bundi niyihambura cyangwa akabona akamuhambura azirukira kuri polisi nta kibazo nijya azavuga we nagaza umva uze wikamufe ibyo bindi byawe kumva muze amasaha nijoro uri undi muntu agufasha sibyo mugiye mwabonye mutero mugeze muri karakazu kumukora mukazo mujyana kumutsimba kumujugunya mu ishyamba birananira wowe ushaka mugenzi wawe ndabongera amafaranga urakuba kabiri we ntabwo nakuba kabiri ngaho ubwo ngubwo urajya kumwijugunyira ese wowe muzanye njye wamuzanye se ikimenyetso kigaragaza ko namuzanye kiri he ahubwo ari iwanjye urashaka kunengwa kwe hari ubwo ari iwanjye se ari iwawe nyine bimfashemo nk'umuntu w'inshitani dukorana ubonye uriya mukobwa ibiro afite sinamwikorera njyenyine uri kumva reka nkwereke ikintu mfashe sibyo ngomba gushaka abasore bamumfasha ngashaka imodoka tumutwaramo turamunyuza mu muhanda ko bidusaba kugenda tunyura mu mihanda y'ibitaka yasiga imodoka muri ayikodesha ngahe iki imodoka yemera gutwara umupfu aba ari mu 500 si 500
nese washitse umuntu ufite imodoka ya taxi meni sibyo mwege mu amafaranga 200 sibyo ahandi 300 mukagabana n'umuntu uri mu muterura no akamutwara atabanje kureba icyo mutwaye cyari cyo rega ntacyo yabaye n'umukobwa ni muzima nese yabaye iki uriko n'abatagisema n'abatagisema nibo bantu basigaye barimo za maneko nuri kumwe muri njya guhakaza hasubwara ufashe igisino rwawe wowe kuba kabiri ku mafaranga wamaye oya nakujya ariko tubwo amafaranga gushimuta umuntu umuzana niyo yaba menshi kurenza kumukura aho wamucimuta umusubiza mu mijyaro kuna mushimuse se nkamuzana namunizi namuhejeje umwuka abantu bakagira ngo umugore wanjye nyuyi wanje nkaza nkamutereka hariya we nkamuzirikira hariya namuzanye aziritse inama nk'abantu bagabo sibyo uramufuka itambaro mu maso mufunga karakano ku munwa sibyo kuri tabazanagiye muramujyana mu urata mushyira mu modoka ntago bari kuvuga nta ndwara iri mara rero iye modoka nta ndwara kuzi kuba tanze nyine nicyo kiza cyanjye niyo mahirwe mfite si gwamfashe ndwawe